Njyewe banta Fablab nkorera muri Brace Road Music, ndi director nkora ama videos and film. Ni kaba ari njyewe muri kumwe muri Celebrity Show. Urugendo rwanjye ntangira navuga ko mbitangira nk'umwuga, nabitangiye muri 2010, ariko mbere yaho nko muri 2008 najyaga nkora utuntu dutoya tw'amapati kwa animation, nkajya kuri machine nkishimisha, numva nyine ko ari ibintu byo kwishimisha, numva ko atari ibintu nakora nk'umwuga. Ariko muri 2010 nibwo naje gukorera umuntu yansabye aka service ka video, ndakamukorera mbona akabaye keza, ndavuga pourquoi pas ntabikora. Ubwo nibwo nahise ntangiye nyine gufata amahugurwa, kwihugura nyine ntangiye kubikora nk'umwuga, nyine ari akazi, numva ko ari nk'akazi atari ukuvuga ngo ni kubikora kwiyamiza kwa. Ubwo navuga ko ari urugendo rwanjye ariho rwatangiye. Mu gutangira rero byari bigoye, nta bikoresho byari bihari, makamera utira umuntu kamera, undi kamutira itara, undi telepiye, undi ki, usanga nyine ni ikibazo ugashutinga video rimwe na rimwe ikaza idafite qualité, kwa ko bakomeshe madificam kamera mbi zitari sawa nk'izo dufite ubu ngubu. Nyine byari ikibazo, mbese byari bigoye nyine, ariko ukagereza gukora video ukayijyana kuri televiziyo ntibayikine, cyangwa umukiriya ukore ntarishime, ugashaka gucika intege ariko ugakomeza ugakora. Noneho muri 2011 ubwo numva nahuye na David muri feature ariko de After Peace, arambwira dukorane. Ubwo twakoze video ya mbere ya Mpobera ya Peace, ubwo twatangiye gukorana. Niyo video navuga nasohoye ya mbere, ndayirizinga mvuga ati iyi video niyo ya mbere kabisa igeze hanze iri official, abantu bose barayireba, barambwira ni sawa, gerageza kosora ibi. Ndumva ariho natangire gukora video nyine ku rwego rwiza rumeze neza, ariko dutangiye kubona amakamera meza n'ibindi byinshi byiza nyine. Ariko twagiye duhana n'imbogamizi z'uko nyine nta bikoresho, abahanzi nta mafaranga bari bafite, ariko reba ubu ngubu bigenda biza buhoro buhoro. Nyuma yaho nza kujya muri Umoja muri 2014 15 nibwo nahise nza hano muri Brace Road Music, ari naho n'ubu nkikora. Ntangira no kwana n'aba artiste navuga bakuru mu Rwanda, aba NPC, ba Rafiki, ba Alpha n'abandi benshi cyane. Navuga ko ari rwo rugendo rwanjye nagiye ngira. Ariko icyo navugaho nk'imbogamizi twagiye duhura nazo, ni ikibazo cy'abahanzi bataga bafite amafaranga, nuko batumvaga yuko twakora ikintu kiremera, ahubwo bakumva yuko muri Uganda cyangwa ahandi ariho bafite qualité nziza, ariko bagenda babyumva. Ubu ngubu ubona ko nta kibazo gihari. Muri icyo gihe cyose maze nkora production, ikintu navuga nk'inyungu nakuyemo, nta nyungu y'amafaranga navuga arimo menshi cyane, ko biracyari ikibazo, ariko nka experience nakuyemo no kwana n'abahanzi neza, abahanzi bakwenspira bona mushaka gukora ikintu kiri ku rundi rwego. Nk'urugero nka NPC, nka video namukoreye Turacumbitse, benshi ntago bumvaga yuko mu Rwanda ibintu bya freeze cyangwa bya American challenge mu Rwanda byakorwa. Ariko iyo ubwiye umuntu ide ukabona ko mushaka gukora ikindi kintu gishyashya, arakumva. Ikintu nakuyemo nka experience maze kubona nuko ushaka gukora ikindi kintu kiri ku rwego rwo hejuru, kandi mushaka gukora n'ibindi bintu abantu batatekerezaga. Ariko ku ruhande rw'amafaranga ntago ari ibintu byinshi cyane, biraza buke buke, ariko biracyari bikeya cyane kurikije n'ibisabwa kugira ngo dukore video ziri ku rwego rwiza, cyangwa ziri kuri level nziza abantu bose bifuza. Kuri ubu ngubu tuvugana video nyarwanda, mbona si ku rwego rwiza. Producer barageza gukora bamwe na bamwe neza qualité, ariko hari n'abandi babona bakora video zidafite qualité. Gusa ikiza nuko barushaho gukora qualité nziza, ntukore video kugira ngo gusa abantu babone amashusho, ahubwo ukore video kugira ngo igire aho ikuvana igiye n'ahandi kugeza, kandi batinyuke gushora muri video zabo. Ntibumve ngo ikekana ke 200,000 gusa birahagije, ahubwo bashoremo kugira ngo nabo ejo bundi bazunguke. Ko abanzi batinya gushora, ariko urebye urwego biraza buhoro buhoro nta kibazo.
by'isi mbayemo ntayizi nicyo nibwira icyo nicyo ntasi bese niki navuga ko nzi mbayeho ndi hasi ndi kure y'amazi iy'isi ndafite Yesu ndakubwiza ukuri ko yabari umubirizi rurape icara hasi umusaba ubwo buzima buzira kuzima ikindi kandi pfuka mu muviri muzi umubwira ibyaha byose wakoze uti dawe njyewe naribye naragambanye mfite isoni narasambanye nariye imfubyi zose nareraga mbabarira uncira inkoni zamba kamba urinyambike narasamba iyi si iraturwanya nimukanguke abari maso mwese muze duhangane kuko iyi si byo ari njye nawe kuko iyi si byo ari njye nawe njye nawe njyewe nawe turacumbitse Mama nayitekerejeho NPC yanyumvishije indirimbo ndayumva ndamubwira indirimbo ni sawa cyane ndamubwira ariko mfite ide ko nayumvishe cyane aka kantu twagakora ni keza NPC arambwira si ibintu byashoboka ndamubwira we trust me ibintu turaza kubikora biragenda neza turabikora muri video abacteurs nabo baradukundira barabibasha burya ntago ari umuntu wese wapfa kubikora Acteurs babikora neza tujyana muri production tubikora neza ariko igitekerezo nge ni ikintu numvaga nshaka gukora ko nari narabonye ndavuga ko numbe concept y'indirimbo bijyanye twagikora nawe aranyemera turagikora nuko cyaje iyisira turwanya mukanguke abari maso mwese muze duhangane kuko iyisi byo ari njye nawe kuko iyisi byo ari njye nawe njye nawe jewe nawe turacumbitse Maman na Sayane, bon bien sûr. Amani, je m'en fous. Qui aime l'arbre aime aussi les branches. Natrier. Les maîtres de Kola et les Soussous. Elengien. Amani, Mose Mazanyuma. Bino Pato ya Mosolo. Bantieri Fikiri. Yeba que l'amour est souvent dans les paroles qu'on ne dit pas. Sura yawe mami uburanga bwawe amaso yawe namwe abasizi bita amaso y'inyana DJ Audace l'administrateur. Ziggy Double 5 cyo navuga n'umuntu uri mushobora gukorana kandi ufite ibitekerezo ufite ama-ide menshi mushobora gukorana akagwa n'andi ma-ide wowe utatekerezaga. Mbonye uburyo video ya Sheri Nanga wenda abantu bakunzemo style yari yambaye amadeshire tumwe na tumwe narishimye mbana feedback ni nziza abantu bambwiye akomeza mwakuze ibintu sawa nta kibazo numva ni ibintu byiza ariko umuntu uri izi mushobora gukorana mugahana amayideka nakagwa ibitekerezo bindi utatekerezaga n'umuntu nawe uri creative. Paxson na tumaze kwana nka project nk'ebyiri. Paxson cyo namuvugaho nawe n'umuntu wumva benshi bajyavuga ngo arape ntibashoboka cyangwa kumva ko Paxson ntashobotse iki ariko Paxson n'umuntu wumva iyo umuhaye igitekerezo ukamwereka ibintu uko bimeze arabyumva kandi akagereza kubikora ku buryo bijya mu buryo ibyo umusabye akabyubahiriza akabikora. Naye n'umuntu wanyoreye gukorana naye nubwo benshi bidavuga ngo rimwe na rimwe biba bigoye gukorana nawe ariko hari easy naye gukorana naye nta kibazo. Indirimbo mwakoranye ni twakoranye I got to basis gusohoka irimo y'ama skateboard dukana n'indi yitwa Go Hard nayo yakoranye n'abandi baraperi tumaze gukorana nka project nk'ebyiri. Imana ikomeza kudutiza ubuzima numva ngewe ikintu numva nk'inzozi zanjye nshaka kujya no kuba umudirector ukora ibintu bigera hose nkagura imbibi zanjye yaba muri Afrika kwana nabo ba Nigeria bavuga ba Tanzania abo muri Kenya nshaka kwagura urwego rwanjye rw'ubumenyi bw'imikorere
kandi nkarushaho gukora ibintu bitandukanye, apana gukora video gusa zizarebwa hano, ahubwo gukora video zirebwa ku rwego mpuzamahanga. Nanjye izina ryanjye nkarushaho kuryagwa nkagura n'ibikorwa by'u Rwanda cyangwa n'abanyarwanda, tugakora ibintu biri kuri level hejuru. Nicyo kintu numva nk'inzozi mfite, kwagura ibikorwa byanjye nkaba umu director nanjye ushobora gukorana n'abahanzi bakomeye muri Afrika. Kuba nubwo nkiri muri label biterwa n'imikoranire mfitanye n'ubuyobozi bwayo, ariko iyo mukorana neza kandi bakumva ibitekerezo byawe, bakumva intumbero yawe ufite, mukagereza gusharinga ibitekerezo, mukaba mufite mugambo umwe mbese muhuza, kigena burya iyo mukoze nka team mugashyira hamwe ibintu biba ari byiza, mushaka kungurana ibitekerezo. Akenshi hari igihe munaniranwa kuko atumva ibitekerezo byawe, kuko atumva ko iki ngiki wagikora, ariko ngiye nta bagereza kumvikana kandi tukakurushaho gukora ibintu byiza. Numva ariyo mpamvu nta yindi n'ubwumvikane kandi no koroherezanya mu kazi, ntitunanizanye twese ku mpande zombi. Abahanzi nyarwanda sinavuga ko bashobotse 100%, ni 50-50. Hamwe uruhande rumwe hari abashobotse hari n'abadashobotse, gusa icyo navuga ku bahanzi nyarwanda ntago baha agaciro ibyo barimo. Hari ababikora wenda nkoze indimbi baye hit, akumva nyine ni ibintu biraho tu, ntago bagereza guha agaciro akazi bari gukora. Icyo navuga niyo mpamvu ubona umuziki ugenda slowly, utidevelopa vuba uzamuke. Kwa abashoramari bo barahari, harimo abantu bemera pe gushora amafaranga y'akabuga, ko mbona ukuntu ibintu bimeze, ntago nashora amano kamweje kambwira bimeze gutya, nyira bikaba byamuca intege kwa ukuntu bari gukora, ariko ntago bashotse 100%, ariko 50 barashotse, yindi ntago bashotse. Gusa bashyemo imbaraga kandi baha agaciro muziki wabo, nta kazi nka kandi kabatunga. Mu gushaka creativity aba director ari gihe tugira ubunebwe mu gukora ibintu birimo creativity. Iki cyenda cyemera rwose, kana nyine turakoze video iraho, nageze kubigaruka. Ntago gukora video kugira ngo ubone amashusho ateranyije gusa, ahubwo no gutekereza ese ni iki nakora cy'umwihariko gishobora gusobanura. Urana nk'umuntu uririmba akazimiza, ndiya ni nka creativity ubukoze. Nawe nukora ikintu kirimo creativity ku buryo umuntu azabasha gusobanukirwa indirimbo cyangwa akayisobanukirwa irangiye, akabona n'ibintu ashaka kureba mu maso. Hari igihe nyine tubabanebwe duha agaciro ibintu, ariko nge ngerageza mu bishobozi buke umuntu afite cyangwa mu bumenyi bwe afite, ugerageza ku improvinga. Iyo umuntu akumvishe, akumva ibitekerezo ufite na creativity, mushaka gukora. Ariko harimo batazumva, kabaga ntacyo reka dukore ko n'ubundi wenda yanganye, ariko ntago tugira ishyiramo imbaraga nyinshi ngo dukore creativity. Ikintu twakora nk'abahanzi cyangwa aba director n'abandi bose bari mu muziki nyarwanda, yaba aba promoter, yaba abandi bose, n'aba producer mu audio, duha agaciro akazi, twumve ko twakora ikintu na Diamond akaba yaza akagushaka, yaba producer ukora audio, yaba ukora video, yaba nabo bahanzi, ku buryo yumva ikintu kikamwimpressiona akavuga kuki ntashaka uyu muntu, nkuko nawe hamwe impressione akajya kubashaka. Cyangwa n'undi wese duha agaciro akazi kandi turushaho gutekereza cyane, dutekereze kabiri aho gutekereza rimwe, turebe kure ku buryo tubasha kwagura akazi kacu dukora, twagure n'umwuga wacu wo guhera mu Rwanda, ahubwo ufate n'impande zose z'isi. No gushyiramo imbaraga, icyo nababwira, kandi bagaha agaciro akazi, bakarushaho no gutekereza kure cyane kuruta uko batekereza hafi hano mu Rwanda. Muri uyu mwaka ngiye kubwanjye ngiye kwiha amanota, numva nakwiyanga 80%. Kwiyanga 80% ko projet napanze nyinshi zagiye zicamo neza, ziba successful nkuko nabyifuzaga, ariko hari n'izindi zafailinze. Niyo mpamvu ni 80% kandi nagejeje kugira itafari nkiraho mu muziki nyarwanda no kuzana n'ibindi abantu benshi batatekereza ko bikunda, kandi hari n'ibindi byinshi bikiza muri uyu mwaka urangiye cyangwa undi utaha. Ariko numva nakwiyanga 80%, andi 20% ibi byafailinze bitagenze neza.